Reka ngusuhuze ukomeje gutega amatwi kwivugire TV. Uyu munsi turasesengura ikibazo gikomeye cyane hano mu muziki nyarwanda. Ese Bruce Melodie Arushiki The Ben, cyangwa se The Ben ni cyarusha Bruce Melodie? Aba bombi ni abahanzi bakomeye kandi bakunzwe, ariko buri wese afite aho aherereye. Reka tubirebe mu buryo burambuye kandi bufatika. Gusa niba ari bwo mbere ugeze ku YouTube channel yanjye ya Kwivugire TV show, reba neza niba wakoze subscribe, ufungure inzogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro bizajya binyuzwa ku iyi channel. Wandika muri comment ho n'inkunga ikomeye cyane. Aba bahanzi bombi bafite ubuhanga mu gukora indirimbo ziki ibintu hano mu Rwanda, kandi murabona ko mu iyi minsi hari ihangana ryabo cyane. Ubuhanga mu gukora indirimbo ndetse na muzika versatility niyo tugiye guheraho. Ese aba bahanzi tugiye guhera kuri topic ya mbere cyangwa se kuri ku mutwe wa mbere uvuga ngo ese koko aba bahanzi bafite ubuhe buhanga mu gukora indirimbo? Nuza ku ruhande rwa Bruce Melodie, urasanga Bruce Melodie afite ubuhanga bwo guhinduranya injyana, rimwe na rimwe agakora afrobeat, ikindi gihe agakora dancehall, ikindi gihe agakora pop, ndetse ikindi gihe agakora n'amapiano. Muri kumva ko iki gihe ubutuvugana afite n'indirimbo yitwa Pompom iri guca ibintu yakoranye na Diamond Platinumz. Ikindi kandi Bruce Melodie akunda gukora indirimbo zoroshye cyane gufata cyangwa se kuzifata cyangwa nkuko kuziririmba nk'abaturage cyangwa se nka audience biraborohera, bitewe nuko akenshi ziba ari ikinyarwanda ndetse zikaba zifite amagambo yoroheye cyane ku buryo ki abantu bayafata vuba vuba bitagoranye. Ikindi Bruce Melodie afite ubwo turi muri wa muri kuvuga mu buhanga cyangwa se ubuhanga bafite mu gukora indirimbo. Ikindi Bruce Melodie afite azi gukora neza ndetse azi gukorana neza n'abahanzi bo muri karere cyangwa se bo hanze y'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo akorana n'abandi bahanzi bo hanze cyangwa se bo mu nda y'igihugu neza, ukurikije uburyo aririmba cyangwa se ngira ngo murazo uburyo yaririmbye muri Pompom. Ibyo bikaba bituma Bruce Melodie afite ubuhanga mu gukora indirimbo n'abahanzi bo hanze ndetse no mu gihugu mo imbere. Noneho reka tuze no kuri The Ben mukunze kwita Tiger. The Ben afite ijwi rikomeye kandi ritekanye, afite vocal control. Ni ukuvuga ngo The Ben afite ijwi ryiza ugereranyije na Bruce Melodie. The Ben akunda gukora injyana ya R&B, injyana ya soul ndetse na afro rave. The Ben indirimbo ze zigira ubutumwa bwimbitse cyane cyane kandi zikarangwa n'amarangamutima. Hagati aho iyo ngingo ya mbere twavuze, ingingo ijyanye n'ubuhanga bakoresha mu gukora indirimbo, iyo urebye usanga Bruce Melodie arusha The Ben binyuze mu guhinduranya injyana ndetse no gukora indirimbo zihita zicya ibintu, mbese no kuvuga ngo indirimbo zihita zitwika cyangwa se indirimbo zihita zikundwa cyane ndetse zigakundwa n'abantu benshi bo mu gihugu ndetse no hanze. Ingingo ya kabiri turi buze kuganiraho, ese aba bahanzi bamenyekanye gute? Kumenyekana ndetse no kwamamara, mbese bakunzwe bate? Bamenyekanye bate? Bamamaye bate? Ese bakunzwe bate? Bruce Melodie usanga akora cyane ku mbuga nkoranyambaga, usanga akora ibintu byinshi ku mbuga nkoranyambaga. Ikindi Bruce Melodie ari mu bahanzi bahora mu biganiro, muri event ndetse na announcement. Usanga ari wa muhanzi aba influencer benshi bo mu Rwanda murabizi, uzagende kuri YouTube channel Irene Muri ndahabi mu checking video zose Bruce Melodie ahakorera. Usanga ibinyamakuru byinshi byo mu Rwanda cyangwa se channel nyinshi za entertainment akunda gukorana nazo ibiganiro. Ikindi Bruce Melodie akagira n'izina rikomeye mu rubyiruko hano mu Rwanda. No kuvuga ngo urubyiruko akenshi ruramwemera ndetse runanamukunda. None tuza ku ruhande rwa The Ben. The Ben azwi nk'umuhanzi w'icyubahiro, ni umuhanzi ufite icyubahiro cyane bitewe nuko ni umuhanzi wiyubaha ndetse akanubaha abandi. Ikindi usanga The Ben akundwa cyangwa se akunzwe n'abantu bakuru cyane bakunda umuziki witurije, akaziki gatuje. Buriya nga umuziki utuje hano mu Rwanda wawo dusanga na The Ben. The Ben ari mu bantu bakora umuziki utuje hano mu Rwanda, niyo mpamvu abantu bakuru bamukunda cyane. Ikindi The Ben usanga yakunda kuririmba ni ukuvuga ngo The Ben akunda kwiririmbira amakimbirane n'itangazamakuru. Ni uko kuvuga akunda kwirinda amakimbirane, n'itangazamakuru. Ni ukuvuga ngo ntago abashaka ibintu by'amakimbirane ku itangazamakuru, niyo mpamvu we adakunda gukora ibiganiro cyane cyane byerekeranye cyangwa se byerekeranye n'ubuzima bwe, byerekeranye na starago anyuramo. Niyo mpamvu we akunda kwirinda amakimbirane n'itangazamakuru. Niyo mpamvu sometimes uzajya usanga abahanzi usanga sometimes bakimbiranye n'abandi bahanzi, gutyo ngasanga nta hagati yabo harimo umwiryane binyuze wenda mu kuba umwe yarakoze indirimbo ya performance cyangwa se barushanwa amafaranga. Ndio ni ibintu bishobora gutuma habaho amakimbirane hagati ya abahanzi. Rero ibyo ngibyo The Ben we yarabyirinze.
rero kuri iyi ngingo ya kabiri twavuze, ingingo ivuga ese ni gute aba bahanzi bombi bamenyekanye cyangwa se ni gute bamamaye hano mu Rwanda, usanga Bruce Melodie arusha The Ben branding ndetse na visibility no guhora ari trendings. Usanga Bruce Melodie kinarusha The Ben, Bruce Melodie akora ibintu byinshi, agahora ndetse ari na trending, agahora akora ibintu byinshi, agakundwa bitewe nuko akora ibintu byinshi. Uyu munsi rero yasohoye indirimbo ejo bundi agasohora indi, abantu gutyo bagakomeza bakumukurikira gake gake. None tuje ku ngingo ya gatatu, ese performance cyangwa se ni izihe mbaraga cyangwa se ninde uryoshya urubyiniro hagati y'aba bahanzi babiri, cyangwa se no kuvuga ngo ninde uryoshya ibitaramo iyo bari guperforminga kuri stage, ninde ubiryoshya cyane ugereranyije n'undi. Usanga Bruce Melodie afite energy nyinshi ku urubyiruko kenshi ruramukunda cyane. None ikindi ugasanga Bruce Melodie ashobora gucana ibitaramo cyangwa se ashobora gukora ibitaramo wenyine amasaha menshi ari umwe. Afite ubushobozi bwo kuba yabyina amasaha menshi ari umwe mu gitaramo cyangwa se ku rubyiniro. Ikindi Bruce Melodie akaba azi kubyina ndetse akaba azwiho no kwambara imyambaro igaragara. Hari abantu baratandukanye cyane mu kwambara imyambaro igaragara. Hari umuntu wambara imyambaro y'umukara cyangwa se imyenda y'umukara ari n'igikara, aho ngaho ntawe agaragara. Bruce Melodie rero ni umuntu uzi kujyanisha n'imyambaro, akaba azi umwambaro uri buze kugaragara mu rubyiniro, niba igitaramo kiri bube nijoro akaba azi imyambaro arambara kugira ngo abashe kugaragara. Noneho tuze ku ruhande rwa The Ben usanga akora live performance nziza cyane. The Ben akora live performance nziza cyane, nta bintu byo guhubuka, nta bintu by'ugusazi, ayikora atuje nk'umuntu ubifitemo professionnel. Ikindi The Ben akunda kuririmba live adakoresheje playback, akunda kwiririmbira live gutya adakoresheje indirimbo ziri gukina inyuma cyangwa se nta ndirimbo nimwe iri kuvuga, nkuko wavugira muri mikoro nta yindi ndirimbo nimwe bari DJ ari gukina cyangwa se nta yindi ndirimbo iri kuvugira inyuma, agakoreshwa ijwi rye gusa. Iyo ni umwihariko The Ben afite kurusha Bruce Melodie. None ugasanga performance ye ibituje cyane, ifite class, yigisha nk'abandi bahanzi bamwe bari muri new generation, akabigisha bitewe n'uburyo aririmba ibintu bye akabikora nk'umuprofessionnel. Hagati aho kwingingo usanga Bruce Melodie kwingingo twavuze ivuga ngo ni ese ninde uryoshya urubyiniro cyangwa se performance. Kwingingo usanga The Ben cyangwa se Bruce Melodie arusha The Ben, akaba amurusha energy, imbaraga, gukoresha imbaraga, ndetse akamurusha na animation ku rubyiniro, uburyo modeli zo kubyina. Ni ukuvuga ngo Bruce Melodie asumbya The Ben kubyina cyangwa se gukeza. Reka tujye ku ngingo ya kane, business cyangwa se amafaranga bafite. Ni ukuvuga ngo ahangaha tugiye kureba ese music as business, ese koko umuziki kuri aba bahanzi niyo business yabo bakora mu minsi cyangwa se mu buzima busanzwe. Iyo cyano usanga Bruce Melodie cyangwa se ahantu bakura amafaranga, Bruce Melodie usanga akora indirimbo zigamije isoko, usanga indirimbo ze abashaka kugira zigurisha ama album ndetse n'ibindi. Kindi Bruce Melodie akunda collaboration zongera views na streams. Murabizi views nizo mafaranga, niyo mafaranga nibyo bihembo. Bruce Melodie akunda collaboration, agakunda collaboration n'abandi bahanzi kugira ngo views ze ziyongere, buryo abona amafaranga menshi. Ikindi Bruce Melodie afite ideas zitandukanye z'ubucuruzi. Usanga Bruce Melodie ahantu akura amafaranga akenshi usanga afite ibintu byinshi, deals zitandukanye z'ubucuruzi, ugasanga afite nka company cyangwa se ugasanga afite mbese ikintu cy'ubucuruzi kivaho amafaranga. Noneho waza ku ruhande rwa The Ben ugasanga The Ben yibanda kuri quality kurusha quantity, yibanda ku bwiza bw'ikintu cyangwa se bw'indirimbo kurusha quantity. Ni ukuvuga ngo The Ben akora ibintu bike bisukuye cyangwa se ibintu bike byiza kurusha ubwinshi. Ni ukuvuga ngo we ikintu yarwanyije, yaravuze ngo aho kugira ngo nkore byinshi bidafite bibi, nkore byinshi bibi, nakora duke kwiza. Urumva ko The Ben afite umwihariko we mu gukora utuntu twiza kandi dukeya dufite isuku papa. Ikindi Bruce Melodie The Ben afite concert zidasanzwe kandi zihenze. Usanga ibintu concert za The Ben ziba zihenze ku rwego rwo hejuru. Ikindi The Ben afite image kurura brand zifite prestige, mbese afite ishusho cyangwa se afite brand ifite prestige. Ni ukuvuga ngo The Ben ishusho ye cyangwa se uburyo asa bituma na brand ye agira, bituma akurura abantu cyangwa se bigatuma yinjiza amafaranga menshi binyuze muri brand ze ndetse na image ze akunda gupostinga n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Hagati aho kuri uruhande kw'iyi ngingo twavuze, Bruce Melodie ikintu arusha The Ben ni ubwici bw'indirimbo n'ikorwa ry'isoko, volume ndetse na consistency. Ni ukuvuga ngo ikintu Bruce Melodie arusha The Ben ni uko Bruce Melodie akora ubwinshi bw'indirimbo, akora indirimbo nyinshi cyane kandi ugasanga zinjiza menshi ugereranyije, kuko niba akoze indirimbo nyinshi kandi zikanarebwa urumva amafaranga ariyongera.
guys, reka tujye ku ngingo ya gatanu. Ese ni iyihe impact cyangwa se ni akahe kamaro aba bahanzi bombi Bruce Melodie na Ben bafite ku rubyiruko? Impact bafite ku rubyiruko. Bruce Melodie afatwa nka artist w'abantu, afatwa nk'umuhanzi w'abantu cyangwa se w'urubyiruko. Ikindi Bruce Melodie afatwa indirimbo ze zikundwa cyane mu tubari, mu makarabo ndetse n'ibirori. Urubaza ku ruhande rwa The Ben ugasanga The Ben afatwa nk'umuhanzi w'icyitegererezo, ndetse indirimbo ze zifasha mu rukundo no gutekereza. Ni ukuvuga ngo usanga abantu kenshi indirimbo usanga nko mu bukwe abantu turimbo rwa The Ben badukunda, cyangwa se abantu bashaka bose kwinjira mu rukundo. Bivuze ngo nawe uri kumva iki kiganiro niwe ushaka kwinjira mu rukundo, urajya kuri YouTube channel ya The Ben, noneho wiyumvire uturirimbo ajya anyuzaho, wumve uburyo tuba turyoheye amarwi. Uturirimbo tw'urukundo watubariza kuri The Ben papa. Noneho hagati aha kwiyi ngingo impact bafite ku rubyiruko cyangwa se akamaro bafitiye urubyiruko abo bahanzi bombi, usanga Bruce Melodie arusha The Ben gukundwa cyane n'urubyiruko ndetse rwo mu mijyi cyane. The Ben Bruce Melodie akundwa cyane n'urubyiruko ndetse rwo mu mijyi cyane, kuko usanga abantu bo mu rubyiruko bo mu mijyi bakunda kwigira mu tubari ndetse kujya mu makarabu ndetse n'ibirori. Ugasanga indirimbo ze nizo babyina cyane kuko zirabyinitse. Naho wada ku ruhande rwa The Ben ugasanga indirimbo ze ntabwo zibyinitse, mbese ni indirimbo zituje z'urukundo abantu bashobora kubyina, mbese abasheri n'abashushu bashobora kwibyinira. Ni ukuvuga ngo umusozo cyangwa se conclusion twafata, Bruce Melodie arusha The Ben iki? Amurusha imbaraga, amurusha branding, amurusha guhinduranya injyana, ndetse akamurusha no gukora indirimbo zihita z'ikibintu ako kanya direct. Ariko The Ben we icyo arusha Bruce Melodie, The Ben icyo arusha Bruce Melodie, The Ben arusha Bruce Melodie ijwi. The Ben afite ijwi ryiza ugereranyije na Bruce Melodie. Ikindi The Ben afite ubuhanga mu ndirimbo z'amarangamutima, azi gukora indirimbo zitera amarangamutima abantu. Ikindi The Ben ugasanga ari classical, ari musical maturity, ukuvuga ngo ari indirimbo ze usanga zigisha cyangwa se usanga zirimo isomo. Hagati aho rero reka nkwibarize, ese wowe ni iki uri gutekereza? Ese Bruce Melodie niwe king wa vibe hano mu Rwanda cyangwa The Ben niwe king wa vocal hano mu Rwanda? Andika igitekerezo cyawe muri comment, ukande like na subscribe. Iyi ni Twivugire TV, mwumvaga nge ndi Jean Mustafa official. Reka duhure muri video y'ubutaha. Ciao ndabakunda cyane.